turabashimiye cyane ukuntu mukomeza rwose kureba video zacu ku bwinshi kuko natwe tuzibagezaho ku gihe. Examen rero ziba zibagereyeho ku gihe kandi zirimo ibintu bari kubaza kandi tukabizibagezaho tubaha n'ubusobanuro bwazo. Hari umuntu wambajije kare ati se yakuye nimero yacu kuri hano kuri YouTube. Murayizi ya nimero yacu 078 72 58 aramvugisha yambaza ati ariko izi examen ko mbona mwashyizeho ubusobanuro bwiza, ubundi umuntu ntabwo yazisoma akaziga akajya kurikirana video ko itangiye kugeza isoje hanyuma akaba yajya gukora ikizamini ntiyatsinda? Igisubizo mwe murumva ari ikihe? Izi examen uko tuziba hari nyinshi, uko mukomeza kuzisoma mukazireba mukareba mukumva ubusobanuro twagiye tubaha, birashoboka cyane 100% ko wazikurikirana ureba video yose kuva itangiye kugeza isoje ukaba wajya gukora ugatsinda. Ariko tubibutse ko ntago ari video imwe kuko ama examen batandukanye. Ubwo rero niba nawe ari uko wabyumvaga uruhare n'urwawe, tuguhaye ikaze rero aho tubazaniye indi examen igiye kubaha ibintu mwari mukeneye kandi muzamenya. Ushobora kutabona amafaranga yo kujya mu mashuri yigisha amategeko y'umuhanda, ariko ukaba wabona utumega twijana twa 200 ukaza ukiyigira amategeko y'umuhanda ukajya gukora ikizamini cya provisoire ugatsinda. Ikindi ushobora kuvuga uti ese kwiga gusa umuntu atisuzumye ngo arebe ubumenyi yaba afite byaba bimaze iki? Niyo mpamvu rero twabashyiriyeho ya mafaranga 1000. Niba ukeneye ko tuguha examen zo kwisuzuma twandikire 1000 ni examen 8 zose tukagukoresha tukagukosora ukareba uko uhagaze. Niba ari ubwa mbere ugiye kwiga amategeko y'umuhanda ukeneye kwiyandikisha nabwo turabigufasha tukakwandikisha. Ubwo rero twandikire kuri ya nimero twababwiye iri kuri WhatsApp. Ngewe teacher ni ngewe ukoresha iyo WhatsApp, ni nanjye uzajya uhamagara nkakwitaba. Twikomereje rero n'ubusobanuro bw'examen yatanzwe tukareba ibintu byose bikubiyemo. Yari ikomeye kuko abantu ko bayitekerezaga siko imeze, batekerezaga ibintu byinshi bijyanye n'amafoto n'ibyapa n'ibiki, ariko iyo yagiye itandukanye rwose. Ndi kubona basa nkaho bahinduye uburyo bari kubaza. Ubwo rero ntagire ikigucika urebe ibintu byabajijwe. Ikibazo cya mbere n'ubusobanuro twagiye. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo atarengeje metero 50 z'uburebure kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ni ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Burya tuvuge ko mujye mubona iyo nk'imodoka zisohotse mu ruganda ari nshya, wenda zino za Toyota zivuye mu Kagera Motor, runo ruganda rutumiza imodoka hanze. Iyo ziri gucaho mu muhanda buriya tubona nkeya, ariko ziramutse ari imodoka nyinshi ku buryo ugiye kubara umurambararo waho zagiye zihagarara mu muhanda zigenda, ukavuga uti zihagaze bose bazihagaze nuvuga ngo zishizemo kwa kundi ziba zijimije zihagaze mu muhanda ziri kugenda, ukaba wapima uburebure zifite ugasanga burengeje metero 500. Icyo gihe bahita bazishyiramo amatsinda, ugasanga itsinda rimwe hagati yaryo n'irindi harimo intera ya metero 50. Nibyo bari kutubwira hano. Ariko ibyo ntibikurikizwa hehe? Ku binyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Mu nsisiro urabizi ko twabasobanuye ko ari hehe? Ni ahantu hatuwe cyane n'abantu. Ibinyabiziga rero bya gisirikare byo bishobora guherekeranya mu butumwa ugasanga byafashe isaha yose bikigenda. Uburebure bwose byaba bifite byo ntago iri tegeko ribireba. Twakomeje n'ikibazo cya kabiri.
Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira: ni umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Nicyo kigomba kuba gihari. Ngira ngo iki kibazo cyo kiranumvikana neza. Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi. Niyo mpamvu mujya mubona imodoka nubwo yaba ikuruye indi, ariko wenda sishobora kuba yagize ikibazo, ariko iyikuruye hari igihe muzabona hicayemo umuntu, kandi itakije moteri, ariko ukabona harimo umuntu uyiyobora. Zishobora kuba zizirikanyije. Ubwo rero niyo mpamvu bavuga ko hano hagomba kuba harimo umuherekeza w'icyo kinyabiziga cya kabiri. Ikibazo cya gatatu: ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibyo ni ibihe binyabiziga? Ni ibinyabiziga bigendwamo n'abana, hakaba n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, ari byo bihe za ambilanse. Ubwo ni ukuvuga ngo igisubizo ni kuri A no kuri B. Ni ibisubizo by'ukuri, ariko ntabwo uzashyiraho igisubizo cya A gusa niba uzi ko ari ibinyabiziga bigendwamo n'abana ngo wumve ko wagikoze. Wenda ushobora kuba kiriya cya B ugishidikanyaho. Oya, bisaba ko ibi byombi uba ubizi ko ari byo. Nuko bimeze rero. Iki kibazo twabwiye ko uko bagenda babaza ibibazo ni nako babiterura. Burya mujye mubisoma mu byiga uko twabibahaye, kuko ni nako biza bimeze kwa kundi bitondetse. Ubwo rero ni ahanyu. Niba ushaka kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo burambuye neza, tukagufasha tukagukurikirana kugeza utsindiye provisoire, tugane tukubwire igisabwa, hanyuma nawe wiyumvire niba ubishoboye. Kwisuzuma byo twabwiye ko ari 1000, n'ibindi ntabwo duhenda, ni ayo mafaranga makeya. Twifuza ko mutsinda muri benshi, kandi natwe ntitubagora kuko serivisi tubaha ni izanyu, nitwe tubereyeho kubafasha. Ubwo rero tugomba kubafasha. Ikibazo cya 4: icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira: ni ubururu, umweru n'umukara. Ni icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi. Hari igihe babaza ngo ibyo byapa biba biteye gute. Iki cyapa rero nacyo niba kikubaza ni uko kiba giteye. Icyapa kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa ahantu habereye abantu benshi, cyangwa se ahantu hari ibikorwa by'abantu. Ingando murazizi ni zimwe zajyaga ziba abanyeshuri basoje amashuri yabo yisumbuye cyangwa se za segonderi. Nuko kiba kimeze, ni ibara ry'ubururu, umweru n'umukara. Twakomeje. Ikibazo cya 6: icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango cyangwa se ibimenyetso by'amabara akurikira. Hano bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uvuga ngo iyo bavuze ngo hano ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango, akenshi biba ari umutuku. Uvuga ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso ari umweru, hanyuma ikirango ari mu ibara ry'umukara. Niyo mpamvu hano bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta kirimo. 6: igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa. Ahakorerwa imirimo hagaragazwa mu buryo bukurikira. Hano naho ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
murabona ko ibibazo byinshi biri kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari igihe rero bajya batungurana ugasanga bahise bazana noneho ikibazo kiriho igisubizo nyacyo. Niyo mpamvu rero nacyo muba mugomba kukimenya. Ariko aho nta kirimo. Murabizi ko igihe ikorwa ry'imirimo cyangwa se ahantu bari kuhubaka cyangwa se hari ibintu bindi bari gukora mu muhanda, ibintu biharanga rero akenshi haba ari icyapa kigaragaza iyo mirimo y'umuntu ufite igitiyo uri kugira ute gukora, cyangwa se hari mujya mubona bya bintu bimeze nk'imigozi ariko bya plastique bimeze nk'amashashi bazirikaho bigiye bifite amabara ku mapoto, bishobora kuba ari umuhondo, bihita bikurangira ko ahantu hari gukorerwa imirimo. Aha rero niyo mpamvu bavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari ibintu bazavuga ugasanga igisubizo bakubwiye nawe nicyo wari usanzwe uzi. Twikomereje kuri 7. Iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu gihe rugenderwamo. Mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira: ubuso bw'ubururu, kirango cy'umweru. Ni igihe ibi byo bari kuvuga, ni igihe mwabonye ko hari igihe nk'umuhanda uyu muhanda uva mu Kanogo ujya za Sonatube za Kicukiro, mwabonye ko bari kuwusana. Hari n'ahandi henshi muzabona bari gusana, ugasanga igice cy'umuhanda bagihinduye, abashoferi cyangwa se ibinyabiziga byo mu muhanda biri kugendera mu rundi ruhande rutari urwabyo. Mwabonye ko hahita hashyirwamo icyapa cyangwa se akantu batereka mu muhanda kahita kayobya, kerekana icyerekezo mugomba guhita munyuramo, kaba kari mu ibara ry'umweru ariko ubuso buba ari ubururu. Polisi iba yayobeje umuhanda. Niko bari kuvuga hano ukuntu kaba gasa. Ikibazo cya 8. Icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira: gifite ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu, ikirango kiri mu ibara ryera cyangwa se ry'umweru. Nuko kiba kimeze, nta bindi bisobanuro twagishyiraho kuko nuko kiba kimeze, nacyo murakimenye. Ikibazo cya 9. Nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira, ni mu ntera ya metero 20. Mwabonye ko iri tara bari kuvuga ni rimwe ribonesha hariya hari za plaque, ka katara gatoya kari mu gice plaque iba irimo. Iryo tara rero rigomba gutuma izo nimero zisomeka neza ku buryo umuntu aramutse ari muri metero 20 yazisoma bitamugoye. Niba bidashoboka ukaba uri muri metero 20 udasoma nimero za plaque mu gihe cya nijoro, icyo gihe uba ugomba gushaka itara ryaka neza ukaba uriryo ushyira ku kinyabiziga cyawe ku buryo polisi itazabibona ugasanga baraguhannye. Ikibazo cya 10. Ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda, birangwa n'amabara akurikira. Aha naho ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Yego. Ariko aho iyo hari icyago cyabaye kidahoraho, gitunguranye, inkangu cyangwa se hari umuhanda wacitsemo kabiri, waridutse, ni ukuvuga igihande kimwe habaye ikibazo, icyo cyapa cyo mu bihe nk'ibyo ngibyo ngo kirangwa n'ibihe bimenyetso. Ariko mw'abantu mwe, hari ibintu mutazigera mwiga nk'ibi ngibi. Igihe ahantu habaye inkangu umuhanda
wagize ikibazo cyangwa se hari icyago kiri imbere mu muhanda. Aya ni amakuru, waba wahageze waba utahageze, aya makuru uzayamenya aca kuri radiyo. Mbere yo guhaguruka mwumva abagenzi bari kuyavuga ati aha hantu habereye ikibazo. Numva ngo ayo ni amakuru umuntu w'umushoferi agomba kumenya, akajya yakurikirana mbere y'uko agenda mu muhanda runaka, akamenya uko uteye. Niba anawugezemo akamenya ati ese turakomeza turi guca muri uyu muhanda ni sawa, cyangwa se hari igice nka kwa kundi bayobeje umuhanda ugasanga ntubimenye. Ayo makuru rero ugomba kuyamenya. Ibyo byapa rero ni twa tuntu bashyira mu muhanda tw'amabara y'umweru n'umutuku, nitwo twerekana ko hari ikintu kidasanzwe cyabereye muri uwo muhanda. Hashobora kuba ari impanuka n'ikindi kintu cyose kidasanzwe. Ikibazo cya 11: birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira: kubera kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, cyangwa gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ibyo bintu ni ugukora amabara. Ubwo rero niyo mpamvu bavuze ngo igisubizo cya A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ntabwo ugomba kubangamira izindi modoka zo mu muhanda igihe cyose waba uri kugabanya umuvuduko uko wishakiye kandi uzi ko hari abantu bagukurikiye, hari imodoka zigukurikiye inyuma zifite gahunda yo kugera aho zigiye. Icyo gihe rero uba wishe amategeko y'umuhanda. Ikindi, gufata feri mu buryo buhubutse, mu buryo budafite gahunda, nta cyago kibaye, ntabwo uyifashe bitewe n'uko wari ugonze umuntu wenda uririnze. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ntabwo birabujijwe, nyine nicyo bivuze, ntabwo byemewe. 12: iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoroke iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'iyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga biyikurura ritagaragara, iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira: icya mbere, igaragazwa n'itara ryera riri kuri remoroke inyuma. Ikindi ni itara ry'umuhondo riri kuri remoroke inyuma. Ikindi ni itara risa n'icunga riri kuri remoroke inyuma. Ibi bisubizo byose nibyo. Iki kibazo ariko hari abantu batari kucyumva neza, batagisobanukiwe. Remoroke ngo ni iki? Ngo uburumbarare, ibintu by'amagambo nk'ayo ngayo akomeye. Uburumbarare baba bashatse kuvuga iki? Uko ikinyabiziga uburebure gifite, ni ukuvuga ngo uburebure bwacyo ujya hejuru. Mubona ko ivatiri isa nkaho yicaye ni ngufiya, ariko ufashe ivatiri ukayitereka impande y'ihoho, ibimodoka by'ihoho, mubona bireshya se? Ntabwo bireshya. Igifite uburumbarare bunini ni ihoho. Ubwo ntimuhise mumenya icyo ari cyo. Ni uburebure ujya hejuru mu kirere, nibwo burumbarare. Naho iyo bavuze umubyimba nawe urabyumva, ni ubugari. Ni ubugari bwacyo. Remoroke rero nayo, remoroke ni cya kinyabiziga imodoka ishobora gukurura inyuma kiyifasheho ariko kitagira moteri. Ka kandi bajya bashyiraho inyuma, gashobora kuba gafite amapine 2, gashobora kuba gafite 4, gashobora kuba ari ya nzu yo kubamo. Ibi byose ni remoroke, nta moteri biba bigira. Igihe rero iyo remoroke y'inyuma ituma uburumbarare bw'iri imbere butagaragara, cyangwa se bw'ibyo yikoreye butagaragara, iyo remoroke igomba gushyirwaho itara riri kuri remoroke inyuma ryera, hagomba kuba hariho itara ry'umuhondo, hagomba kuba hariho itara risa n'icunga rihishije inyuma. Ya matara n'ubundi aba asanzwe ari ku modoka inyuma, agomba no kuba ari no kuri iyo remoroke. Nibyo bari kuvuga hano. Ikibazo cya 13: amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ryari? Agomba kuzimwa ahambere
iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Icyo gihe amatara maremare agomba kuzimwa. Ikindi, iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye, acana azimya vuba vuba amatara maremare. Ibi nabyo ni uko bimeze. Ni ukuvuga ngo igice cya mbere atagomba gucanwamo ni igihe umuhanda ubona neza, harakeye, ushobora kureba imbere, nta gihu gihari, nta mvura ihari, harabona neza, si nijoro. Iki gihe cyose amatara maremare agomba kuzimwa. Ahandi ni igihe ikinyabiziga kigukurikiye kiri mu ntambwe 100 ushatse kukinyuraho. Igihe ushatse kukinyuraho ucana ya matara maremare uyazimya gahoro gahoro, uzimya vuba vuba, ukamwereka ko ushaka kumunyuraho. Ikindi gihe ikinyabiziga kikuri imbere nta metero 100 zirimo, icyo gihe nabwo ntabwo wemerewe kuyacana amatara maremare. Yego, ubwo rero niyo mpamvu bavuze ngo igisubizo cya A na B nibyo. Ubwo rero hano igisubizo kiri hano kuri C. 14. Iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Agomba gukurura ikinyabiziga cye. Akanyabiziga gasunikwa muratuzi, mujye mubona nka bya bigare byo mu Bashinwa basunika n'intoki n'amaboko. Iyo rero akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora iki? Kugakurura ikinyabiziga cye. Ushobora kugisunika, wenda tuvuge utwaye karaka, mujya mubona kiriya kinyabiziga basunika kirimo bano bantu kirimo zino nzoga amakaziye bagiye kurangura ku madepo. Noneho tuvuge ko hari ahantu upanzeho za matera zirazamutse, kuko burya matera ntabwo ziremera cyane nk'inzoga. Urazipanze kuko ziragusumbye, zigeze ku rwego utabasha kubona imbere. Icyo gihe rero bavuga ko hano ugomba noneho kugikurura. Aho kugisunika, hindukiza ukurure wowe ujya imbere, ubone aho ugenda. Nicyo bivuze. 15. Amategeko y'umuhanda reka tuba twayabigishije neza. Mujye mutwereka urukundo, mukande like, musubscribing, mujye murikurikira video zacu zose, muzarebe ko mudatsinda rwose. Ubu gahunda no gutsindira provisoire mwese. Nta muntu twifuza ko yajya atsindwa. Provisoire ni ikizama abantu batinya, ariko ubwoba tuzabubamaramo. 15. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Igomba kuba iri ahambere mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Ahandi ni ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntuburenga santimetero 50. Aha bavuze ko ibisubizo byose ari byo, ari iby'ukuri. Ni ukuvuga ngo hano kuri A na B ibi bisubizo byombi nibyo. Ngira ngo iki nacyo kirasobanutse. Wenda se ukeneye ubusobanuro bw'inyongera, ushobora kutubwira uti ikizami cy'itariki n'iyi, mwamfasha kubona ibisobanuro byacyo byihariye bindi birenze kuri ibi mwatanze kuri YouTube. Twiteguye kubafasha tukabasobanurira neza birambuye, tukiga tukabahuza n'abandi twigana muri groupe, tukababwira icyo bisaba kugira ngo tukwigishe neza. Ibi byose ntibikagucike muri groupe, buryaho uranabaza. Ariko hano kuri YouTube no gutega amatwi gusa, ariko kuri WhatsApp ushobora
kutwandikira tukagusubiza, tukabona ibikuri ku mutima, tukareba aho ufite intege nkeya tukagufasha. 16. Iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira: ni velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ikinyabiziga cyose gishobora kugira ikibazo mu muhanda kigapfiramo, esansi ishiriyeho, wari uri kuva mu ntara, imodoka irisajije igize akabazo gatuma uhagarara, uba ugomba gushyira ibiranga mu muhanda ko wagize ikibazo. Ushobora gushyiramo bya biti abantu bahita baca ibiti, amababi yabyo, amashami, bakagenda bashyira mu muhanda ku buryo uhita umenya ko hari ikinyabiziga cyagize ikibazo imbere. Ibi mwagiye mubibona, ariko mumenye impamvu. Ikinyabiziga cyose kigomba kubikora uretse velomoteri. Nupfusha velomoteri nawe uzagenda uca amashami ushyire mu muhanda ngo yapfuye. Oya, ntago hano velomoteri ni nkaho itabarwa. Reka ni uguparika ukikomereza, abandi bakikomereza, nta nubwo ugomba kubabangamira. Ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, aha ni moto. Na moto nayo ntago muzabona yapfuye ngo usange bashyize amashami y'ibiti ku murongo yerekana ko yagize ikibazo. Reka twikomereze rero ku kibazo cya 17. Abanyamaguru batatanye cyangwa se bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura ku tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. N'abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Iki nacyo rero mwabonye wa muhanda hahandi rya taka ritsindagiye ryo mu muhanda hagati, hahandi rimwe na rimwe bahateramo indabo, bashyiramo twa pasiparume. Ni bwa butaka buri mu mihanda ibiri hagati. Buriya butaka ntago bwemerewe kunyurwamo n'abanyamaguru, bwemerewe kwambukirwamo n'abantu bambuka. Ni abanyamaguru bari kwambuka bava mu gihande kimwe bajya mu kindi. Ushobora kwambuka wagera hagati ugahita ubona imodoka iragutunguye. Icyo gihe ushobora guhagarara gatoya, akanya gatoya mwo hahandi hagati, imodoka yahita ukongera ukahava ukambuka neza umuhanda wose. Iki nacyo kirasobanutse. 18. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira: utarengeje metero 50. Ibi nabyo twabibonye. Murabona ko cya kibazo bakibajije mu buryo bubiri butandukanye. Ubwo rero niba wibuka uko twagisubije, wongere ubigereranye urebe aho bihuriye. Cyari kiri katubarebere kuri nimero, nicyo kibazo cya mbere twahereyeho. Ubwo ngubwo se murumva tutabafashije kugira ngo mumenye uko muri buze kubigereranya. Ikibazo cya 19. Ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ruri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bugaragara nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye, ni mu ntera ya metero 100. Hari naho uzabona bashyizemo metero 150, 100 cyangwa 150. Nibashyiramo 100 uzashyikireho, nibashyiraho 150
batashyizemo 100 uzashyiremo 150. Ikibazo cya nyuma, imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri ku muhanda kimwe n'imbibi z'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ngibyo bashyiramo irangi ry'umuhondo ariko ngarurarumuri, ni ukuvuga ngo ni irangi umurikaho ugahita ubona rikumenya amaso, rihise rigaragara cyane. Mujya mubona ko n'aya mabara y'utujire abapolisi baba bambaye aba agaragara cyane, ahita agarura urumuri, niyo baba bavuga. Aha nayo ni amabara y'umuhondo bavuze, agomba gushyirwa muri ya mirongo igaragaza imbibi z'umuhanda, zigaragaza imbibi z'ubwihugiko bw'abanyamaguru, hamwe banyura cyangwa se hagati y'imbibi zindi z'ibikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo. Mvuga ngo ya mirongo yo mu muhanda. Mwakoze cyane rero, ubu busobanuro tuzajya dukomeza kubaha nakagaruka kuri channel yacu, kandi tuzabafasha rwose. Nimudukunde, mudushyigikire, mutwandikire, tubafashe, mwisuzume, murebe ibyo tubigisha aho bigeze mubisoma. Mutwandikiye kuri WhatsApp, twabwiye ko ari amafaranga 1000 gusa kugusuzuma exam 8 zose. Ubwo rero turabategereje. Mwakoze cyane.